abigishwa be ku musozi wa Elayono. Atangira kubahamiriza ati umwana w'umuntu ndatashe, yesubiye mu bwiza bw'iyantumye kandi zagaruka mbajyane. Atangira gufata ikirere bavugana buhoro buhoro, amarayika batumwa vuba kuza kubahumuriza bati uko mumubonye abakuwemo azagaruka cyo kubajyana. Uko mumubonye abakuwemo azagaruka cyo kubajyana. Yewe Yohana we, Petero we na Yakobo, yewe Yohana we, Petero we na Yakobo. Erega wa musozi Elayono utangiye kwiyasa ibitutu. Erega wa musozi Elayono utangiye kwiyasa ibitutu. Bato mubaze mumenye, namwe abakuru mukiri abiringirwa, mumanisha imibabaro kubwira nayo magambo, muti Yesu araje araje kandi nayindi nteguza. Ibimenyetso byo ni byinshi twibukiranye ku bya cya kiyoka kirutse ibifaranga ngo isi itere imbere inatezwe umutego. Dore umutego Nkuba yabaze umwuka dore bitumye ugwa mu mutego. dore umutego Umukozi w'Imana zimukwiriye kuba umukene, icakura zikorana n'ikiyoka, iyi si baratangatanze, insengero nyinshi rwose barinjira, ikizira kigafata ijambo. Yewe baramuwe mbese wagarukiye aho, ese n'ibindi wowe washatse agakiza ukezwa mu maraso ya Yesu, impanda yavuga ukazumva, ukezwa mu maraso ya Yesu, impanda yavuga ukazumva. Kuko imbaraga zabera icyo gihe zizaba zitagishira, kuko imbaraga zabera icyo gihe zizaba zitagishira, kuko imbaraga zabera icyo gihe zizaba zitagishira.